watakaje uburemere benshi bita ibiro mu gihe ukora siporo ibinure bijyahe. Muri iki gihe ahantu hatandukanye ku isi ndetse no mu Rwanda abantu benshi basigaye bitabira imyitozo ngororamubiri bakoreye hamwe ibyo twita sport de masse. Ibi bikorwa kugira ngo abantu birinde cyane indwara zitandura zituruka kudakora siporo. Aha hazamo indwara zituruka ku mubyibuho ukabije obesite, indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension cyangwa hypotension, ndetse n'indwara z'umutima. Mu gukora rero iyo siporo benshi baba bagira ngo bagabanye ibiro, ari nako nyine batwika ibyo binure baba bafite mu mubiri. Ese ibyo binure nyuma yo gutwikwa bijyahe? Wijya ko maze usobanukirwe. Umugabo witwa Ruben Milman na mugenzi we Andrew Brown wayoboraga ishami ry'ikoranabuhanga mu bumenyamuntu muri kaminuza ya Nouvelle-Galles y'Amajyepfo muri Australia yagaragaje ko ibinure abantu batakaza iyo bagabanya ibiro mu gihe bakora siporo nyine birumvikana bidatakarira mu byuya umuntu abira, ahubwo ko bijya mu bihaha. Mwakwibaza muti bigenda gute? Ibinure bigomba gukurikiza inganyagaciro cyangwa se equation ivuga ko ingufu cyangwa se energy zingana n'uburemere ariyo mass dukubye ubwikube kabiri bw'umuvuduko w'urumuri. No kuvuga E ariyo twise energy ingana na M ariyo mass ukubye celerite bwikube kabiri. Tubibutse ko celerite ni umuvuduko w'urumuri. Umuvuduko ungana na kilometero 300 mu isegonda. Iyi nganyagaciro yashyizwe ahagaragara n'umuhanga mu by'ubumenyi n'ubugenge ukomoka mu Budage witwa Albert Einstein. Itegeko rigena ukubungabungwa k'uburemere loi de la conservation de la masse rivuga ko mu ndimi z'amahanga rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Ni nko kuvuga ko nta kintu gihomba, nta n'icyunguka, ahubwo kimwe gihindukira mu kindi. Nkuko byagiye bigaragazwa n'abantu babajijwe n'uyu mushakashatsi Milman, benshi bavugaga ko ibinure byose biri mu mubiri bihindukamo ingufu arizo twise energy cyangwa energy, cyangwa bigahindukamo ubushyuhe aribyo twita chaleur. Kubwo uyu mushakashatsi we yemeza ko mu gutakaza ibiro ariko utakaza ibinure ugomba gukoresha umubiri cyane, ugatakaza cyangwa ukarekura ingufu nyinshi. Abandi nabo bavugaga ko ibinure bitakarira mu gusohoka kw'imyanda binyuze mu nkari cyangwa mu myunyu y'ibyuya, cyangwa nanone ngo bigahindukamo inyama zigakomera bisanzwe. Bake mu bantu b'inzobere banonosoye ibijyanye n'imirire ndetse n'imikorere y'umubiri nibo bemeje ko ibinure bisohorwa n'ibihaha mu ishusho ya CO2 cyangwa dioxide de carbone ndetse n'amazi ariyo bita H2O. Ibi nibyo n'uyu mushakashatsi Milman yemeje nyuma y'ubushakashatsi yakoze ndetse ku buryo bw'ubumenyi n'ubuhanga. Amahame mu butamire shimi cyangwa chemistry avuga ko kugira ngo utakaze kilograma 10 z'ibinure ugomba byibuze kwinjiza kilograma 28 za oxygen. Ibintu bitapfa kugerwaho na buri wese kuko hari abagerageza kubigabanya ahubwo nyuma yo kwisuzuma agasanga barabyongereye. Uyu mugabo Ruben Milman yagaragaje ko ingano ya oxygen iri hanze duhumeka dushobora kwinjiza ibigize bigenda byivanga n'ibindi bintu bigakora CO2 ariyo twabonye gaz carbonique ndetse n'amazi ariyo H2O. Ubundi tukabisohora igihe duhumeka cyangwa dututubikana cyane ndetse nk'amazi asohoka mu mubiri binyuze mu nzira zitandukanye mu mikorere y'umubiri wacu. Ushobora kwibaza uti CO2 na H2O bituruka hehe? Izi kugira ngo ziboneke nuko umwuka wo hanze duhumeka utagizwe na oxygen gusa, ahubwo ugizwe na gaze z'ubwoko butatu harimo oxygen, azote ndetse na dioxide de carbone CO2. Twabonye ko kugira ngo utakaze kilograma 10 z'ibinure ugomba kuzana cyangwa kwinjiza kilograma 28 za oxygen. Mwibuke ko umwuka cyangwa gaze nayo igira ibiro poids. Reaction cyangwa ihura ry'ibyo byombi bitanga kilograma 28 za CO2 cyangwa za gaz carbonique ndetse na kilograma 11 za amazi. Ari byo bisobanuye ko za kilograma 10 z'ibinure zahindutse mu kilograma 8 n'ibice 4 za CO2 na kilograma 1 n'ibice 6 za amazi. Ariko icyo gihe guhumeka binanuraho garama 203 ku munsi igihe ukora akazi kagusaba kuguma aho ukorera nko mu biro, mu gihe wongera ibinure mu kurya ibikungahaye ku mavuta. Hanyuma igihe wongereye umuvuduko wo guhumeka kugira ngo hakunde haboneke oxygene ihagije mu rwego rwo kugabanya ibinure, ushobora kugira ingorane zo kugira ibyo bita hyperventilation.
ni ukuvuga guhumeka ku muvuduko udasanzwe, bikaba byakuviramo kugira umwuka muke hypoxia, ndetse bikarangira ugize ikibazo cyo kuba watakaza ubwenge. Mu gukora siporo buriya mu by'ukuri byongera gushaka oxygen. Niyo mpamvu iyo ukora siporo ibihaha bibasha gusohora ibinure byinshi hafi garama 48 mu isaha imwe nk'igihe ukoze jogging. Jogging ni imyitozo ikorwa wiruka gake gake, ushobora gukora uri umwe cyangwa ugakorerwa hamwe muri benshi. Usanga rero nta gitangaza kirimo. Iyo ushaka kwirinda kubyibuha cyane, ugomba gukurikirana umubiri wawe, wita kugenzura ibyo ufungura ndetse no gukora siporo y'iminota mike buri munsi. Inzobere mu by'ubuzima zitanga inama zo gukora imyitozo ngororamubiri, byibuze nko gukora siporo yo kugenda n'amaguru nibura iminota 30 buri munsi. Ibi byafasha kwirinda zimwe mu ndwara zishobora guterwa no kudakora siporo, harimo n'umubyibuho ukabije.